nuko ndatambuka biremera biri kugera muri saa 12. Haleluya. Mpita mpamagara wa muvandimwe nti none ndi kubona ntangiye gutambukana, ndi kubona nagera ku muhanda, wambabarira ukanyohereza moto uko ngiye kuza? Arambwira ati aho hantu mutuye nta moto ihari, ntirahaba, ati ja gutega rero. Ndamanuka nja gutega, manutse ngiye gutega, nagiye kugerayo nsanga umudamu ari mu buriri, nuko Imana yakiranye yereka, ndavuga ni nukuri ngiye gusenga, ntitugisenga iri sengesho. Tukimara kurisenga mwabonye dusoma ijambo ukuntu byatangiye kumera, ntukuguru ntiyakuzunguzaga ariko ari kukuzunguza. Turamara gusenga ari kuvuga Imana, Nanjye ubwanjye aransabira umugisha. Haleluya. Kugira metero mwiza nka Yesu, wiga na karate zo mu mwuka. Karate buriya nta metero ufite sentiri ikomeye nka Yesu. Buriya iyo watojwe neza ukana akagutoza nawe ukamubera umunyeshuri mwiza. Reka mfate umwanya ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezereje utabicisha irungu, niyo mpamvu mba nafashe urugendo uba ahantu ndi ni hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda pe. Festi tuguhaye ikaze. Ndi kumwe na Nyiramajyambere Vestina, niyo naje gusura umukozi w'Imana. Imana gukoresha ibitangaza muri iyi minsi, kuko igihe abantu baba bacitse intege, ariko yatubwira ati nasengeye umuntu byari bimeze gutya arakira, bigatuma nawe uri muri cya kibazo ugira ute ukomera. Niyo mpamvu mba naje. Ni ukuri wakoze kuza. Umeze neza se? Meze neza nta kibazo. Harya hano iwawe dutuye? Yego. Kugera mu gihugu cya Uganda ni nk'iminota ingahe? Ni nk'iminota 10. Iminota 10 hariya hepfo? Yego. Rebe kunyeka ikiyaga cya hafi rwose. Iriya ni cya hafi. Iyo kandi iri mu Buganda. Mu Buganda. None bakanyeka bati dore iriya nzu ni mu Rwanda, iriya ni mu Buganda. Yego. Yego, niho mba naje, nta kindi kiba cyanzanye pe nukureba abakozi b'Imana. Reka ngusabe udusengero ngo Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Kaduce bugufi dusenga Imana. Twongeye kugushimira Uwiteka, Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, Mana twitaho, Mana dukunda, Mana ifite imbaraga n'ubutwari n'ubutsinzi n'ubushobozi, Mana ishoboye byose. Turaguhamagaye nyakubaha Imana kugira ngo data uri mu gihugu cyacu mu ijuru, iki kiganiro kigiye gukorerwa ahantu Nyiringabo, ururuka rwose udukundire kiyoborwe nawe kuko uri Uwiteka Imana. Ururuka ari we uvuga twe duceceke kuko ari we ushoboye byose Nyiringabo Imana. Nukuri turakigushinganishije kugira ngo ari we ukibera ku rugamba, kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Uri umutabazi wacu, uri Imana yacu ushoboye byose, imigambi yawe ntawayirogoya. Data wa twese uri mu gihugu cyacu mu ijuru, na nyuma ya zeru urakora. Niyo mpamvu tuguhamagaye kugira ngo uzubere buri wese maso Nyiringabo, buri wese umubere ku rugamba, buri wese umubere izamu nyagora ku ngoma. Data nsengeye abadukurikiye, Mana data wa twese uri kubabera ku rugamba. Data uri mu gihugu cyacu mu ijuru, uri kuhagarare ku babyeyi, uhagarare ku bakobwa, uhagarare ku bagabo, uri kuduhagarare ku rubyiruko rwawe ino minsi nyakubaha Imana. Ubashingisha intege nyagora ku ngoma kugira ngo izina ryawe rishimwe. Uri Imana yacu rero ushoboye byose, imigambi yawe ntawayirogoya. Mwami w'abami na nyuma ya zeru urakora. Niyo mpamvu tuguhamagaye amasaha y'ingabo kugira ngo wubake imitima yasenyutse Nyiringabo Imana. Twaje kubaka amazu yasenyutse yahirimye Data, twaje gushyigikira amago yasenyutse Nyiringabo, twaje kubaka ibyanze kubakika Nyiringabo Imana, ariko si twe twabyubakaniwe. Uramanuka natwe dukoresha iby'ubutwari. Mana Data wa twese, ndi kubwira ubwoko bwawe budukurikiye uyu munsi, ndi kubwira ubwoko bwawe budukurikiye aya masaha, kugira ngo ururu kubafatira k'iburyo n'ufata ibumoso, mu ngeri w'ubugingo. Data wa twese, ubwo tugiye gutangira ibiganiro Nyiringabo, iki kiganiro turi bukore ahantu cyubake benshi. Data wa twese, hari benshi bafite intimba Nyiringabo, hari benshi babuze amahoro, hari benshi babuze icyo kurya n'icyo kunywa, hari benshi babuze uko babigenza. Uwiteka we, niteguye kurabatabara ukabarengera. Mana nsengeye ababuze urubyaro, genda ubahe urubyaro, bagushime bakunezererwe. Mana nsengeye ababuze icyo kurya, Data nk'imfubyi n'abapfakazi, babandi babuze kivurira nyagora ku ngoma, genda ubabere izamu, ubahahire nk'Imana. Data wa twese, ubafatira k'iburyo n'ufata ibumoso, kubera uri Imana ishobora byose. Ndi kukwereka amago
amashamirane muri iyi minsi nyiringabo ururuka ubashyigikire ururuka wubaka izasenyutse nyiringabo Imana ururukira gutabara ubwoko bwawe kugira ngo ari wowe ushyiraho uburinzi ku mazu yacu nyiringabo amagwa yacu yahagararemo uhagarika abamarayika barinzi batacumuyeho na rimwe kugira ngo izina ry'Imana rishimwe. Data wa twese wo mu ijuru nsengeye n'abarwayi bari mu bitaro nyakuwe Imana ndetse n'abarwariye mu magwa yabo batabare abarwaye kanseri batabare abarwaye imivuduko batabare nyiringabo nukuri data uri mu gihugu cya mu ijuru ntabwo nava imbere yawe nakoretse abarwayi barwaye mu mutwe nabo ngo batere urushinge rwanda ruturutse iwawe ubogeshe zobu yawe rata nyiringabo ubahaze uburame kubera ari wowe byose mwami kugira ngo izina ryawe rishimwe. Data mwiza ngushinganishiye n'iyo mugaragu wawe Kongode data wa twese reka nawe uje umwongerera imbaraga umwongerera ubutwari rata reka uje umwongerera ubumenyi n'ubushishozi kugira ngo izina ryawe ryubawe natwe turahahana imbere y'abo bwoko bwawe reka udukomeze mwami reka tuyoborwe nawe kugira ngo izina ryawe rishimwe. Twiyoboye ni ukuri nta gahunda na porogaramu byasohora ariko ndabizi uri Imana yadushingira intege uri Imana yaduha inkoni yawe tukagenda muri uru rugendo uko turabizi ibi ni ibihe byabirwanya nyagora ku ngoma nsengeye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda nyakubahwa reka uturinde indwara z'ibyorezo reka uturinde igisa n'ikibi cyose n'igisa nacyo reka uturinde amashamirane muri iyi minsi ubwoko bwawe twubake ku rutare twe kubaka ku musenyi ahubwo nyiringabo Imana ari wowe utwubakira ari wowe udushyigikira mu mago yacu kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Uwiteka nsengeye n'abakozi bawe bakirimo muri iyi minsi reka ubakomereze amaboko rata nyiringabo reka uje udukoze ikara ku munwa twasame wivugire reka uje uduhagarara ku bitugu mwami kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Reka muri iyi minsi uturinde kuyoba no kuyobagurika reka muri iyi minsi rata nyiringabo Imana rikukubwira ngo uturemere igikwiye uturemere icy'ingenzi Mana data wa twese ari we utubungabungira umutekano kugira ngo wubahwe. Ntabwo ngo utotesheje amagambo ya masana gusabaga bike nk'umuntu ibyo urabona byaguhesha ikuzo n'icyubahiro akaba ari byo uduha mukunzi mwiza ni mu izina ryawe Yesu nsenze amen. Imana ishimwe nkunda umuntu usenga agasengera ibyiciro byose nukuri ingo pe hari abantu benshi baba bakeneye isengesho yego nkunda kubaza umuntu ni umurimo w'Imana umeze ute aho duherukanira hashize nk'ibyumweru 2 ahari nibwo narindi hano nyuma yaho umurimo w'Imana bimeze ute? Umurimo w'Imana urakomeje Imana iri kudukoresha iby'ubutwari by'igitangaza gikomeye gusengera abarwayi birakomeje kandi usengeye Imana ikabikemura. Twahuye nkubwira ko hari abantu benshi bari gushaka diborusi ngo bashake gatanya ariko ubu ndi umugabo wo guhamya abantu barenga 3 Imana yakoze ibitangaza bungwa n'Imana ishoboye byose gatanya baja gufungisha imanza ubu ndi gutera haleluya bikemera muvandimwe nukuri Imana iri mu kazi. Hari imiryango 3 bari kwaka diborusi ngo batane ariko ubu bose bari ku mugozi umwe umugore n'umugabo barakundanye n'undi mugore n'umugabo barakundanye n'undi mugore n'umugabo barakundanye ndi kuramburira Imana amaboko. Baraguhamagaye se nyuma yaho tumviriye hano? Barampamagaye ahubwo urugo rumwe kuwa 5 niyo narindi ibugesera. Haleluya amen. Umva Imana yarabahujije urubanza Imana irarwicisha ntibaburana ahubwo bashaka abantu 3 bo kubunga barabunga abavandimwe babo barataha baja mu rugo umwe yari yarimanye n'indera y'umwana arayitanga ariko Imana iri mu kazi aramaze kuyitanga nyuma amaze nka 3 barakundana nkuko byari bisanzwe barasubirana Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza. Nose waguhamagaye n'umugabo n'umugore? Hamamagaye umugore mbere ariko nyuma yaho hamamagara umugabo kubera ko umugore bamaze gushimana gukundana uzika abagore turi inzabya zoroshe abwira umugabo we aho ubutabazi bwavuye ati nta handi nagiye n'ugusenga. Bisubiremo neza yaraguhamagaye
ati rwose mfite ikibazo umugabo bigeze mu rukiko mu nkiko baba bari mu nkiko n'impapuro bazihaye umugore ubundi umugabo niwe waregaga. Yego nawe uramusengera. Ndamusengera. Imana ikubwira ngo iki? Imana irambwira ngo mwana wanje nta nubwo aba bantu baraja mu nkiko ahubwo ndi Imana igiye kwigaragariza mu bantu batatu bahujijwe n'abantu batatu. Imana ikora iby'igitangaza ubu bari mu rugo rwabo nta kibazo. Imana irahambaye pe. Yego naje ku cyumweru ku mugoroba nagiye kuwa gatanu. Yego wagiye kureba urugo rwawe wubatse. Yego narushigikiye. Imana iri mu kazi. Ikindi gitangaza rero Imana yakoze muri iyi minsi ubwo munsi kuwa gatanu kuwa kane ku mugoroba nabaye ndaho navunitse kuwa gatatu naraguye mvunika ukuguru maze kuvunika ukuguru ubwo byageze kuwa kane baba barampamagaye nka saa moya z'igitondo bati none mukozi w'Imana waza ugasengera umudamu ko yapfuye icyo hepfo cyose kuva mu rukenyerero kugera ku maguru. Ndavuga nti yewe nanjye navunitse uyu munsi umenza mutarambona. Bati si mukozi w'Imana ko batubwiye ko ari wewe uramutabara watubabarira ukaza. Ndamubwira nti pe ntabwo kumutabara nakabyanze kandi ndabizi neza ko Imana rirakora iby'ubutwari ariko ntabwo nashobora kumanuka ngo ngeriyo aho mvuye aho ndavangere mu muhanda ntabwo ndi kubishobora. Ati si none ko twamuteretse ku moto ngo tumuzane iwawe bikanga kananirwa kwicara watubabarira tukagutegera we ukahamusanga. Ndababwira nti nimba muzi ko mugiye kuntegera nkamusanga kanze ngerageze ndebe ko nabishobora nimbona ndagera ku muhanda aho moto iramfatira ndaza. Nagize ngo mfate inkoni nshinge biranga ndafata biranga. Ndababwira nti yeme byibuze rero mureke tugere ku mugoroba wenda ndabishobora. Uyu munsi ntabwo ndi kubishobora ariko nzi ko mu mbaraga z'Imana niringiye. Saa 11 ndabamugezeho nanga si saa 12 Imana nzi ko ngiye kuyibwira nk'umwami wanje nicogoza umusonga wanje ndamugeraho. Haleluya. Amen. Ubwo noneho bati turagutegereje. Byageze saa 9 uwo mugabo wamamagara arongera arampamagara rwose watubabarira mushuti wacu karembye. Ndamubwira nti igihe kiri kwenda gusohora cyo kugira ngo nanjye nzi. Nanjye byageze saa 9 ndamubwira nti nibigera saa 11 ndaguha igisubizo. Byageze saa 11 ndagenda natambuka mbona bitangiye kwemera ariko nayo nabwiye Imana nimba ushaka ngo umugaragu wawe akire mbabarira rwose nanjye unkize mbona ukonjaye numara kunyiza nkatambuka ndagenda. Nagiye kumva ibyabiri kundya imvunira ryanaga numva byose byavuyemo numva sinkiribwa nagiye gutambuka nta n'inkoni mba ndabishoboye mvugira utamena. Amen. Haleluya. Amen. Nuko ndatambuka biremera biri kugera muri saa 12. Haleluya. Mpita mpamagara wa muvandimwe nti none ndi kubona ntangiye gutambukana ndi kubona nagera ku muhanda wambabarira ukanyohereza moto ko ngiye kuza. Arambwira ati aho hantu mutuye nta moto ihari ntirahaba ati ja gutega rero. Ndamanuka nja gutega manutse ngiye gutega nagiye kugerayo nsanga umudamu ari mu buriri ari kwabira by'igitangaza. Ubwo ni kwa gatanu. Ubwo nagiye kuhagera ndavuga nti none bamuraragaho baba ari kumuraraho kuva kwa gatatu yafashwe kwa gatatu ubwo munsi ari kwa gatanu. Ndagenda nagiye kumugeraho ubwo ngubwo bati nta nubwo ari kuva mu buriri nti ni mumuterure mumuzane. Abamuteruraga bararize ararira n'abamuteruye bararira barabadamu bane bamuteruye babiri bafashe mu bitugu abandi bafashe amaguru uko bari guterura ari kwabira uko bari guterura ari kwabira bose bagiye kungeraho bose bari kurira. Ndababwira nti nimuhore kuko Imana yakiri mu kazi. Imana yakingejeje ahantu nari mbabaye nkakira na wagiye gukira. Ndababwira ngo bwira mugenzi wawe ngagiye gukira. Haleluya. Ndongera nerura amagambo ndababwira ngo nje Imana itari gukora sinzayisenga. Ntabwo nzayisenga kuko nta kizabimaze. Imana yanye muri ikibazo kuva mu gitondo kugera aya masaha nzi kuko igiye gukemura n'icya mugenzi wanje. Ongera umubwire ngo ugiye gukira.
ndongera ndababwira ngo mubwire ngo ugiye gukira ndamubwira nti muvandimwe we nireka kurira data kubereye igisubizo nireka kurira data kubereye igitangaza wa murwayi wari uri ku kidendeze impenerezi zamaze kuhava nyiri ikidendeze ahageze impenerezi zose zirahunga rata ntukafata ingobyi yari igendera data ari kumbwira ngo nawe fata ingobyi yawe wigendere. Haleluya haleluya. Umubyeyi aratangira araseka muri aka kanya turaha ahantu amaguru gawe gagiye gukora mvugira utamenari. Haleluya. Nuko rata nimbara ari kugira ngo yiyumva aratangira ukugura arakuzunguza aratangira arakuzunguza mama wiwe baravuze ngo mbonye Imana iri kugenda n'amaguru. Haleluya. Imana iri mu kazi ndababwira nti rero tugiye gutangirana n'umuririmbyi w'169 n'uwo muririmbyi aranshimishaga. Haleluya. Umuririmbyi turamuririmba umuririmbyi turamurangiza ntitugiye kongera turirimbe n'uwa 82 mu gushima Imana kuko Imana igiye gukora akazi hano. Haleluya. Turaririmba nawe turamuririmba uyu muririmbyi aranshimishaga uyu muririmbyi niyo mbabaye mfite imvune aranduhuraga uyu muririmbyi wa 82 uje uramwifashisha wewe udukurikiye uyu muririmbyi w'169 uje uramwifashisha. Haleluya. Imana ishoboye byose Imana irinda ijambo ikarinda n'uwo yaribwiye ariko wa kabiri Imana yari yambwiye ngo ngiye kukwereka umurwayi urembye we gutinya we gukangwa na biratsitse ngo uramuramburaho ikiganza cyanjye cy'iburyo ngo ndahita nkora iby'ubutwari ngo urahava ari guseka. Mbona koko kuwa gatanu mpuye nawe muvandimwe umurwayi twararangije turasoma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 50 umurongo wa 7 wonyine. Haleluya. Ngo kuko Uwiteka Imana azantabara ngo nicyo gituma ntamwara ngo nkakomera nk'urutare ngo mu maso y'abanzi bane. Ndangije kurisoma ndamubwira abagenzi be ntongera umubwire ngo data aragutabaye baramubwira ngo data aragutabaye ntongera umubwire ngo haguruka ufate ingobyi yawe wigendere. Nibyo wibwira ni biki ntireka kurira tuza umutima umutabazi wawe yahageze. Haleluya. Imana ishoboye byose kandi irinda ijambo ikarinda n'uwo yaribwiye. Nari nahageze ndayibwira ngo papa nahageze ngo nibutse rata ijambo wambwiye kuwa kabiri ngo naryibutse igiti cy'inganzamarumbu ngo naramuramburaho ikiganza cyawe Uwiteka we ngo nsange warangije kukimuramburaho ni nakuva mu cyumbi nakubwiye ngo ukore icyo ntashoboye gukora. Haleluya. Imana itari gukora sinzayisenga muvandimwe nuko Imana yakiranye yereka ndavuga ni nukuri ngiye gusenga ntitugisenga iri sengesho tukimara kurisenga mwabonye dusoma ijambo ukuntu byatangiye kumera ntukuguru ntiyakuzunguzaga ariko ari kukuzunguza turamara gusenga ari kuvuga Imana hinanje ubwanjye aransabira umugisha. Haleluya. Ndasenga mbwira Imana ntuwiteka we ni wewe wampamagariye gukiza abarwayi ntingahitamurure naba nkubone. Haleluya. Ntuwiteka we nshaka ubundi butsinzi mu Butenga atuye mu Butenga hajya haruguru yo kwa Nyiramugisha. Haleluya. Ku Kagari hajya Nyiramugisha ngo ni nawe wamubyaje agakiza shaka kuzakora ikiganiro mwicaranye ndi muri hamwe. Haleluya. Arutse kumbwira ngo vesi we ubu ntacyo nashobora kugukorera ngo nashatse ko nzaguheka mu mugongo narabibuze ngo ubu vesi kuva wambyaza agakiza ngo ukabutumye nanjye nezererwa mu rugo mu bana banje ngo ve ngo nashatse ngo byo kuguhekamo narayibuze ndamubwira ngo uzayibona yo kumpeka. Haleluya. Nyiramugisha ninjye wamubyajije agakiza hari na Julienne Imana ishimwe nabonye mukorana ninjye wamubyajije agakiza bose nshaka kugira ngo muzicarane Julienne Imana ishimwe nawe yahamya ko ari hano twasenganye nka mutaramana imisozi nkamuvura umubabaro yagendanaga umubabaro abo bose nabanje kandi hari n'abandi uvuze yuko umuntu abo mu Butenga no kwanyira mu kari gaciyemo. Haleluya. Turasenga mbwira abo badamu bamuraraga iyo minsi ndababwira ni uyu munsi guhera akakanya buri wese atahiwe. Haleluya.
mama wiwe ati si turamusiga wenyine uyu munsi buri wese ndasiga atashiwe uwakure niwe ugiye kuhacumbika ariko ubundi bwo umurwayi afashe ingobyi ye arigendeye haleluya ese ushatse kuvuga ko araguma ku kidendeze ati weya nanjye ntabwo mbishaka mwana wanjye ntibaravuze ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nibakwanika izakwanura haleluya kandi bamanitse amatangazo bagiye kuyamanura ibyo wibwira nibiki nihagarara kigabo umurwayi wawe arakize nibi wawe ari hafi ugomba kuja mu rugo kuko umurwayi wanje mu gitondo ndamunyuraho ngiye i Bugesera haleluya ni Bugesera hari urugamba hari kurwino ndasiga rwashize haleluya nuko umurwayi aratangiye arishimye mu mugongo ubwo ntiyakoraga ari yegamye ku ntebe aratangiye aregutse aratangiye arizunguje kwiyumva aratangiye arasetse si wowe warose ndangije gusenga araza ankora mu ntoki ngo Imana iguhe umugisha ve Imana yakuremye izagukomereza amaboko amavi yawe ntagasukume amaboko yawe ntagateneburike ibi nkubwira ni wowe wabyinyibwiriye ari umurwayi haleluya ati Mana we iyo bakunyakurira kare simba nararembya ryaka kageni ndamubwira ngo isaha y'Imana niyi uyu munsi ni wowe wabaye wo kugira ngo utabarwe kare kare mu gitondo kuwa gatandatu ngiye rero niho namunyuzeho n'ubundi haleluya nsanga ari muri salo yahagurutse mu gitondo ndamubwira ngo waramutse neza ngo vengore biri mu kazi ndahagaze Imana ikora ibitangaza ngo ubu nanjye nabaye wo kuja ndahamya Imana wasenze haleluya noneho wa mugabo wampamagaye aravuga ati nabera nabonye Imana ikora ikavuga igakoreraho ati umubyeyi namwakwenzi ko bitukikanya atari ko wa murwayi wacu yakize Imana yacu ikora ibitangaza nagiye i Bugesera ariko umudamu amerekeje angejeje ku muhanda haleluya haleluya yaramaze igihe kingana iki se yabaye paralize yari yafashwe kuwa gatatu w'ikindi ubwo kwa gatatu icyumweru cyari cyabaye cyashize ubwo yaramaze icyumweru n'ikindi ari paralize igice cyo hasi Imana ikora ibitangaza umubyeyi arakira nagiye kuva i Bugesera nsanga ari gukondora mu mbuga Imana yakiri mu kazi ibyo ndi kubikubwira ko byabaye muri kiriya cyumweru atari ikindi ndi kukubwiza ukuri ko Imana yakiri gukora ibitangaza ndi kukubwiza ukuri ko Imana yacu ifite imbaraga n'ukuri pe buri wese ari kumpamagara mubona asengeye bose haba mu mujyi wa Kigali haba i Gisenyi hari n'umudamu wo muri Kenya yambwiye ati Vesiti komeza usenge iyo Mana yawe nanjye nayiringiye nayizigiye ati hari umunsi umwe wambwiye ari mu gitondo kare rata urambwira ngo ibyawe byose Satani yari yarafunze data arabifunguye ati dore n'umwishingizi w'umwana wawe arasohoye ati byose byasohoye muvandi Imana iri mu kazi ko nkoro arambwira ati dore Imana umubyeyi wabyaye ko nkoro Imana izamwongerera imyaka myinshi ngo umubyeyi wambyaye ngigo ngo kubera iki ngo kubera ko watumye mpura nabo mumenyana yego ni kuwa mudamu wo muri Kenya yavuze yego yavuze ngo Imana yaremye nyoko ngo izamukomereza amaboko ngo kandi izamushigikire muri byose yego uziko na mama ari umuhanuzi yego reka hanure kuko yabyaye umuhanuzi nanjye Keva azaba umuhanuzi tubwire n'ijambo ry'Imana yaduteguriye nkureke hari abantu bagutegereje ngo ujye kubasengera kugira ngo abantu baba bateze bakaza bavuye mu duce dutandukanye bashaka kugira ngo baze ubasengere ne kugutwara uyu mwanya batijuju batagira batijuju Mana we iri mu kazi Mana yacu yego tubwira ijambo waduteguriye ijambo ry'Imana nabateguriye ijambo ry'Imana nabateguriye ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ibice 5 yego Zaburi ndayikunda ariko yego reka nyisome nahageze Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi baririmbisha Nehiloti ni ya Dawidi yego
Uwiteka tegera ugutwi amagambo yanjye ita kubyo nibwira. Yego. Mwami wanjye mana yanjye cyariza ugutwi ijwi ryanjye ngutakira kuko ari wowe nsenga. Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe mbe maso ntegereje. Kuko utari Imana y'intambira kibi, umunyangeso mbi ntazabi wawe. Abibone ntibazahagarara mu maso yawe. Wanga inkozi z'ibibi zose, uzarimbura abanyabinyoma. Uwiteka yanga urunuka umwicanyi n'umuriganya, ariko njyeweho nzazanwa n'imbabazi zawe nyinshi mu nzu yawe. Kuko nkubashye nzikubita hasi nsenge, nerekeye urusengero rwawe rwera. Witeka kubwo gukiranuka kwawe ujye unyiyobora, ujye unyobora, kuko banyubikiye. Umpanurire inzira yawe aho nyura, kuko ari nta murava uri mu kanwa kabo. Imitima yabo nigomwa risa, umuhogo wabo nimva irangaye, basheshesha indimi zabo. Mana ubagira uko ugira abanyabyaha, imigambi yabo ibatere kugwa, ibicumuro byabo byinshi bigutere kubirukana. Kuko bakugomeye nibwo abaguhungiraho bazishima, ibyishimo bizabateza amajwi hejuru iteka. Kuko ubarinda kandi abakunda izina ryawe bazakwishimira. Kuko uzaha umukiranutsi umugisha, Uwiteka uzagotesha urukundo rwawe nk'ingabo. Amen. Haleluya. Amen. Ayo magambo ni meza cyane ku badukurikiye. Gabubake kandi gabakomeze. Nukuri gagiraho gadukura naho gadushyira. Ugiye kongera muvandimwe unsomere kuva ku murongo waho wa mbere tugere ku wa gatatu. Ndi usome nsubiremo. Gadufashe gafashe n'abadukurikiye. Uwiteka tegera ugutwi amagambo yanjye. Haleluya. Ita kubyo nibwira. Amen, amen. Amen. Ngo Uwiteka tegera ugutwi amagambo yanjye, ngo ita kubyo nibwira. Haleluya. Amen. Amagambo yawe rero ntabwo ari ayandi magambo, ahubwo ni bya bibazo ufite. Wewe ufite ibibazo mbabarire wumva ayo magambo. Ngo Uwiteka tegera amatwi amagambo yanjye, wite kubyo nibwira. Wewe wari ufite ikigeragezo cyakuremeje, Uwiteka arita kubyo wibwira. Uwiteka tege amatwi, namara gutega amatwi yumva ubutabazi bw'uri kumutabaza, maze agutabare muvandi. Uyu munsi ntagucecekane ntakujindira. Komeza. Mwami wanjye mana yanjye, nukuri cyariza ugutwi ijwi ryanjye ngutakira, kuko ari wowe nsenga. Haleluya. Amen. Mwami wanjye mana yanjye, ita kubyo nibwira ucyariza ugutwi. Kwa gusenga kwanjye gutaka kwanjye, kwa kundi ngutakira. Amanywa n'ijoro urugutaka weho wabuze ibyo kurya. Igitondo n'umugoroba uri kurira weho wabuze icyo kunywa. Amanywa n'ijoro urukurira wa mupfakazi weho wabuze amafaranga y'umwana y'ishuri. Haleluya. Amen. Ariko tubonye aho turatakira. Tubonye ko turatakira umugabo usumba abagabo b'iyisi. Wa mugabo utazagutererana, wa mugabo utazaguhana mu byago no mu makuba, wa mugabo urita kubyo wibwira niwe tugiye gutakambira. Haleluya. Amen. Ariko umwana w'isi rata wamutakira akakujindirana. Umugabo wawe wamutakira, wa mudamu we akakujindirana. Ariko uyu mwami w'amahoro agiye gucyariza ugutwi ibyawe byose, agutabare, umutabaza akurengere, kuko ari we ufite ibisubizo byawe. Haleluya. Azagukura mu byago. Weho uri muri Salomo rata, weho amaze kugera mu mwuka, araje umutakira gutabare. Ijambo ry'Imana rigukura ahantu rikwicaza ahandi. Komeza muvandi. Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye. Nukuri. Mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe. Nukuri. Mbe maso ntegereje. Haleluya. Amen. Ngo Uwiteka mu gitondo ntabwo ivuze ngo kumanywa. Hera mu gitondo yitabaza. Ngo mu gitondo nzajya ngutabaza ngutakire.
ntegereze arega ntegereje ko iransubiza ni ukuri nanjye hari ibiba byananiye ko nkoro ariko maze kubona ko ari imana yanjye nzajya mpamagara mu gitondo mpera mu gitondo ngeze ku mugoroba na saa sita ariko ntegereje ikiransubiza singwa se n'ubu ntegereje icyo data azansubiza kuko nanjye hari ibindi uhije nk'umuntu haleluya muvandimwe we udukurikiye utegereze uhamagara uwiteka umutegereze ko ari we uragusubiza izuba naho rizarenga ko nkoro ibyawe itarabisubiza uzambabarira umutegereze kuko yiteguye kugusubiza imana ishoboye byose haba saa sita z'ijoro uzategereze izagusubiza imana yacu iyo yaguserukiye abantu bakuvugaga baraceceka imana yacu iyo yaguserukiye imana yacu iyo wayitegereje rata mu gitondo irazaga yagera kuri mukeba igahurura ikagutabara abana babo bari bazi ko batarajya ku ishuri bakajyayo babarira weho wadukurikiye umenye ko imana iragutabara haleluya amen umuririmbyi niyo mpamvu yavuze ngo ntabwo ije ihemuka ngo kandi ntabwo ikoze iso imana ikugirire neza nanjye ngirire neza uyitegereze haleluya iyo uyitegereze uyiringire izakubera ku rugamba muvandi kuko niyo ifite ibyawe iyo nyir'icumbi yahageze haleluya imenerezi zose zirahigama babandi bahegenereje mu byawe bakigira ku ruhande babandi bumvaga ko urubanza utazarutsinda bagahigama urubanza ukarutsinda babandi bumvaga ko utazorora bagahigama umaze igihe kinini muvandimwe amatungo agaragushyizeho ayiwe uburwayi bwarakubereye ikibazo ariko uyu munsi data mutegereze mu gitondo utegereze ijwi rye we utari wabwirwa ijwi ry'imana ritegereze ikubwire guhera uyu munsi ikubwire imana ishimwe kandi habwe icyubahiro niyo mpamvu daniyeli yavuze umuririmbyi aravuga ngo daniyeli we ngo ntacyo uzaba daniyeli uri kubwirwa ni Vesitina daniyeli uri kubwirwa ni Konkorodi daniyeli uri kubwirwa n'uyu wadukurikiye niwe wari uri mu bibazo uyu munsi igukure mu bibazo igukure mu gahinda muvandi igukure umugage rwose bagushyizeho igukure wa gereza kubereye ikibazo hari gereza dufite mu mago yacu haleluya bizi neza ko twese twahuye n'ibibazo utari wahura n'ibibazo nawe araje ahure nabyo ariko simbimusabiye ariko tegereza uwiteka niwe uzagukura ku cyava gutuzanye n'ibikomangoma imana igutabare nanjye ntabara uyu munsi imbere ku rugamba nawe ikubere ku rugamba hari amadeni gakunaniye ko nkoro imana ikwishurire hari amadeni gananiye udukurikiye uyu munsi imana imugerereho amen imana ishoboye byose tugiye kongera kureba ijambo ry'imana ririmo imigani gatatu nabwo urahera ku murongo waho wa mbere mu migani gatatu imibanire y'abantu n'imana uko ikwiriye kumera ni ukuri mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye nibyo kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe ukazarama ndetse ukagira n'amahoro imbabazi n'umurava bye kukuvaho ubyambare mu ijosi ubyandike ku nkingi z'umutima wawe nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose we kwishingikiriza ku buhanga bwawe uhore umwemera mu migendere yawe yose nawe azajya akuyobora inzira unyuramo niwishime ubwenge bwawe ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha amen haleluya amen ongera usubiremo n'ubundi uve ku murongo wa mbere ugere ku wa gatatu haleluya dufashwe abantu bankurikiye dufashwe mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye haleluya imana iratubwiye ngo mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye ngo ahubwo ukomeze amategeko yanjye haleluya amategeko y'Imana rero ntabwo ari ukujya kwiba
amategeko y'Imana n'ibyigisho byayo ntabwo ari ukuja gusambana muvandi. Imana iri kutwibwirira ubu n'ubuhanuzi butavangiye ngo mwana wanje ntukibagirwa amategeko yanje. Ndagubwira muntu dukurikiye uyu munsi ntuteshukwe. Haleluya. Ntabwo urakurikiza amategeko y'Imana uri kwiba, ntabwo urakurikiza amategeko y'Imana uri kuroga, ntabwo urakurikiza amategeko y'Imana ari wewe uri kwirirwa urateranya amago n'ayandi, ntabwo urakurikiza amategeko y'Imana ari wewe uri guteranya abantu rwose, ntabwo urakurikiza amategeko y'Imana ari wewe uri gushamiranya amago agasenyuka. Kurikiza amategeko y'Imana uje kunga abavandimwe basenyutse. Haleluya. Ugira abandi inama. Uyu munsi ndi kukubwira ngo hera uyu munsi ugira abandi inama ukurikiza amategeko y'Imana, kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe, ukazarama ndetse ukagira n'amahoro. Haleluya. Kuko bizakungurira iminsi y'ubugingo bwawe, ukazarama ndetse ukazagira n'amahoro. Haleluya. Ntawakoreye Imana ngo yikorere amaboko, ntawayiringiye ngo azakorwe n'isoni, ntawayikoreye ngo azapfe gupfa kubera ari Uwiteka Imana. Ubu ni ubuhanuzi butavangiye. Numara gukurikiza amategeko y'Imana rata, nibwo bizakungurira kubaho kwawe, bukongerera imyaka yo kubaho no kongererwa nayo, maze ahasigaye ubone ikuzo ry'Imana, ubone imbaraga z'Imana, ubutabazi bw'Imana uzajya ububonera ku gihe. Nuyihamagara mu gitondo izakwitaba saa sita, nuyihamagara amanywa yanga izagusubiza, maze ubone kubaho kubera ko wayubashe cyane. Imana igutabare, Imana ikongerere nawe umenye Imana. Ni ukuri. Yego. Turasoje. Yego. Banumva wakomeza ariko umwanzi w'ibyiza ni amasaha. Hari abandi bantu bagutegereje, reka nkurekure ugende nabo ujye kubasengera, kuko nanjye wanyakiye Imana iguhe umugisha. Ugiye gutanga nimero kugira ngo abazagukenera bazabone uko baguhamagara. Yego. Rero ntaratanga nomero, ngiye kumanza ndirimba aka karirimbo kari kuza. Nta kibazo. Aka karirimbo nkagendanye ntabwo byakunda. Oya, ntugendane ibyo Imana igushyizemo. Akaririmbo kari kuvuga ngo nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane, kuko imigambi yawe ntawayirogoya. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane, kuko imigambi yawe ntawayirogoya. Tabureka igenze reka tukuririmbe, imirimo yawe benshi irabatangaza, aho binaniranye kandi bafite ibibazo, iyo uhageze impundu zirahataha. Tabureka igenze reka tukuririmbe, imirimo yawe benshi irabatangaza, aho binaniranye kandi bafite ibibazo, iyo uhageze impundu zirahataha. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane, uko imigambi yawe ntawayirogoya. Giti cy'inganzamarumbu Yesu urakomeye cyane, imbuto wera zembura abazishonje, abana bawe twese turagushaka, uko ni wowe nkingi twegamiyeho. Giti cy'inganzamarumbu Yesu urakomeye cyane, imbuto wera zembura abazishaka, abana bawe twese turagushaka, uko ni wowe nkingi twegamiyeho. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane, uko imigambi yawe ntawayirogoya. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane, uko imigambi yawe ntawayirogoya. Amen. Amen.